iri mu gihugu cyo mu ijuru iri kuvuga ngo irajije kubakenyuruza iyo mitungo yose mufite. Yewe muhanuzi waho wariye amafaranga y'umudesiporo uri kumubesha ngo ugiye kumusengera, Imana yambwiye ngo iraje, Imana yambwiye ngo iraje ari abantu bahoranaga ibibazo barwaye indwara z'umugongo, Imana yambwiye ngo ize gukiza izo ndwara z'umugongo. Imana irushaho kubarengera kubera yuko hari abantu bagiye kuva muri ibyo bihugu, Imana ibakure muri ibyo bihugu kubera yuko bageze muri ibyo bihugu baragoma, bageze muri ibyo bihugu barasambana, bageze muri ibyo bihugu bararoga. Mwongeze ibihe byo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwongeze ibihe byo gusenga. Musetse ibihugu bine kubisengera, yantegetse ibihugu bine kubisengera. Ikindi igihugu yambwiye ngo mbwire abantu bari mu Burundi musenge cyane kubera yuko Imana ije gutambuka mu Burundi. Imana yambwiye ngo ubutumwa ndare mutambukije. Byose arabishoboye, nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu, nta bya none nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu, nabonye umukunzi mwiza. Byose arabishoboye, nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu. Ngo nta bya none ngo nta n'ibizaza ngo byantanya na Yesu. Abantu benshi muri no minsi ubutunzi, imitungo, amafaranga, amazu meza, amamodokari meza bibatandukanyije na Yesu. Ariko bibagiwe yuko ibyo bintu byose bari kureba aho bishingikirije ari Imana yabibahaye. Ariko reka mbabwire Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iri kuvuga ngo irajije kubakenyuruza iyo mitungo yose mufite mwibye mwavanye mu buriganya, Imana ije kubakenyuruza, ije kuyibakenyuruza. Umuntu wese uzi ko wicaye mu bitari ibyawe, nushake urekure hakiri kare kubera yuko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana iraje ifite agahinda n'umubabaro, Imana ije guhanagura amarira y'abantu. Hari amarira y'abantu basenze, Imana ije guhanagura. Hari amarira y'abantu bagiye barariganwa, Imana ije kubahanagura amarira. Yambwiye ngo igeze muri Amerika irahatinze, hari abantu bariyo bagiye barariganwa amafaranga, Imana yambwiye ngo ije kubahoza amarira, Imana yambwiye ngo ije kubamara agahinda n'umubabaro, Imana yambwiye ngo hari ibyo ije gukora. Yewe muhanuzi waho wariye amafaranga y'umudesiporo uri kumubesha ngo ugiye kumusengera, Imana yambwiye ngo iraje, Imana yambwiye ngo iraje niko yambwiye. Imana yambwiye ngo iraje mudesiporo wowe uri kurira ubabajwe n'umuhanuzi, ihanagure. Imana yanyeretse abantu bari muri Amerika bafite ibibazo by'uburwayi, indwara zanze gukira zababereye amayobera, bari kuryama ntibasinzira. Hari umubyeyi yanyeretse kuryama ntabwo aryama, no kwicara bijya byanga buri bitotsi. Inyereka umupapa uri muri Amerika yabuze kwicara ntiyicara nawe abura ibitotsi. Imana yambwiye ngo iraje, izo ndwara ije kuzikiza. Yanyeretse hari abantu bahoranaga ibibazo barwaye indwara z'umugongo, Imana yambwiye ngo ize gukiza izo ndwara z'umugongo. Hari n'umuntu ufite gahunda yo kuva muri Amerika akaza mu Rwanda kwivuza, Imana yambwiye ngo ubwo burwayi ije kubukiza. Aho uko senga wipfusha amafaranga yawe ubusa ngo bari kukurangira umuganga, uwo muganga ntabwo azagukiza. Aho uko senga kubera yuko Imana ivuze ngo ije kugukiza ubwo burwayi.
Imana yambwiye ngo mbabwire mwebwe muri ibyo bihugu muri Amerika musenge cyane, mwongeze ibihe byo gusenga, mwongeze ibihe byo gusenga, musenge, mwambare imbaraga zo gusenga kugira Imana irusheho kubarengera, kubera yuko hari abantu bagiye kuva muri ibyo bihugu, Imana ibakure muri ibyo bihugu, kubera yuko bageze muri ibyo bihugu baragoma, bageze muri ibyo bihugu barasambana, bageze muri ibyo bihugu bararoga, bageze muri ibyo bihugu baragambana. Imana yambwiye ngo nimusenge. Imana yambwiye ngo nimusenge, mwongeze ibihe byo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwambare imbaraga zo gusenga, mwongeze ibihe byo gusenga, musabe umwuka wera, musabe imbaraga kugira Imana irusheho kubarengera no kubaba hafi, kubera yuko Imana hari ibyo gukora. Ni wa mukobwa wanyu nitwa Muhawenimana Claudine, ni wa mukobwa wanyu urara mu ishyamba ariko ubasengera Imana. Na nizi isa nihondi Imana yantegetse ibihugu 4 kubisengera, yantegetse ibihugu 4 kubisengera. Yanyeretse igihugu cya Amerika, nyereka muri Canada, inyereka mu Buholandi, inyereka mu Bubirigi, irambwira ngo ibyo bihugu mbisengere cyane. Ikindi gihugu yambwiye ngo mbwira abantu bari mu Burundi musenge cyane, kubera yuko Imana ije gutambuka mu Burundi. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari muri Tanzania, Mozambique, Belgique musenge cyane, kubera yuko hari umuyaga guje mwinshi. Imana ije gutambuka muri ibyo bihugu. Imana yambwiye ngo ubutumwa ndare mutambukije, ubutumwa ndare mutambukije. Numero yanjye ni 0782998211, iri nari kuri WhatsApp, yewe muntu ushaka gusengerwa umpamagara, ushaka gusengerwa ufite no kwizera muri wowe, kuko numpamagara nta kwizera ufite ntaco biri butange. Imana izahanagura amarira, izava naho umubabaro wose, umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musenge. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.